icyo nakubwira ni kimwe, ntabwo ufite igihe kingana n'icyo utekereza ko ufite igihe gitoya cyane ugereranyije n'icyo utekereza ko wakabaye ufite. Hari amasomo bigusaba kwiga uno munsi cyangwa se ubu tuvugana, ariko nanone ayo masomo wize uno munsi ukazayungukiraho mu gihe cyawe cy'ahazaza. Birumvikana no kwiga uno munsi cyangwa se kugira ubumenyi umenya, ubwo bumenyi bukakugirira akamaro kugera ejo hawe hazaza cyangwa se igihe uzaviramo umwuka. Murakaza neza, ikiganiro bacyita isi n'abantu, naho njye ugutegura ndetse nkanakugezaho ndi Oliver Regra. Ni muri mushyashya ku muyoboro wacu wa YouTube, nakubwira ati ukande subscribe kugira tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. Nimuka subscribe mbikubwiye, urakaza neza mu muryango mugari w'isi n'abantu, umuryango utazigira wicuza kuba warajoininze. Ikintu cya mbere ugomba kumva ndetse ugasobanukirwa cyerekeye ku mafaranga, ugomba kumenya neza ko iteka ryose ntabwo aba ari amafaranga. Wikumva neza ko amafaranga ariyo ushyize imbere cyane, kubera ko uzasanga umaze kuba wabona neza ko always ntabwo aba ari amafaranga. Ugomba kumva neza ko amafaranga ni igikoresho, money is a tool, ni igikoresho ukoresha kugira ngo ukemure ibibazo, aho ubundi amafaranga yo ntacyo ari cyo uretse kuba ibipapuro byaprintinzwe na beneri. Amafaranga ariho kugira ngo aguhe umutekano, kugira ngo ube safe. Birumvikana uko ukenera amafaranga menshi cyangwa se kugenda ubona amafaranga menshi, ni kugenda ugira umutekano mu bintu, mu buryo abantu bagufata, mbega nyine imibereho yawe ikoroha. Ariko amafaranga ubwayo nta gaciro na gatoya afite, buriya ni igipapuro. Uzitegereze buriya bavuze ati inoti za 5 ntitwongera kuba twazikoresha tuzitesheje agaciro. Ndakubwiza ukuri ko bayijugunya hasi ukayinyuraho ukayikandagira. Kubera iki? Ni ukubera ko nyine amafaranga yo ntacyo ari cyo uretse kuba ibipapuro. Abantu rero benshi bibeshya ngo ni amafaranga azi imbere, ariko mu by'ukuri ntabwo ari amafaranga azi imbere, ahubwo ni umutekano no kwishyura ukizana bizanwa n'ayo mafaranga. Niyo mpamvu dukenera amafaranga, aho ubundi amafaranga yo ni ibipapuro, nta kindi arenze uretse kuba icyo ngicyo. Isomo rya kabiri wiga ndetse iryo somo wamara kurifata ukumva neza ko nyine rizakugirira umumaro, ni ukumva ndetse ugasobanukirwa neza ko uri responsable y'ubuzima bwawe, cyangwa se uri responsible for everything. Ubuzima bwawe, ibyishimo byawe, lifestyle cyangwa se uburyo ushaka kuba wabaho, byose biri mu biganza byawe. Ibyishimo by'abandi ni ibyishimo by'abandi, nanone ibyishimo byawe nabyo bikaba ibyishimo byawe. Birumvikana rero ibyishimo byawe biri mu biganza byawe, mbega uri responsable y'ibyishimo byawe. Ibyishimo byawe nutabigiramo uruhare, nakubwiza ukuri ko nta wundi uzigira ubigiramo uruhare. Ku isi ukivuka uba ufitemo amahitamo abiri. Hitamo rya mbere ni uko ababyeyi bawe baba baraguteguriye byose nyine biri ku murongo. Birumvikana amahitamo uri buze kuba wafata, urahitamo ese ndagendera ku byo ababyeyi banjye bubatse cyangwa se ndatangira. Iyo uhisemo gutangira rero birumvikana ukoresha imbaraga nyinshi, ariko nanone icyo gihe byibuze uba ufite sapoti ziva ku muryango, uko byange bikunde ntabwo uzatangira kuba mwana utarigeze ugira icyo agira na rimwe. Nanone andi mahitamo aba ahari ni ukuvukira mu muryango, umuryango ugasanga nta kintu na kimwe wigeze ukora uretse wowe ugiye kuba wawuzahura. Icyo gihe biragora cyane, kubera ko benshi cyane niho bisanga, ugasanga bikoreye imiryango yabo ku mitwe yabo no ku migongo yabo. Ikintu cya gatatu uzicuza, buriya iri somo ugomba kuryumva mbere yuko icyo gihe kigera. Ndakubwiza ukuri ko nta na rimwe uzigera wicuza kuko wabikoze bikanga, cyangwa se wagerageje ikintu bikanga nyine bikagwa hasi, cyangwa se ntibiguhe umusaruro ariko nanone wagerageje. Ikintu uzicuza ni uko utigeze ugerageza n'ikintu na kimwe. Icyo nicyo kintu uzicuza kuruta uko uzicuza ko wagikoze. Biragora ndetse birababaza cyane kubona bamwe barimo barishimira intsinzi yabo, cyangwa se bavuga ngo tugeze ahangaha, ariko nanone wakitegereza ugasanga ntabwo wowe wigeze ugerageza byibuze ngo bikunanire wanagerageje. Uyu ni umutego abantu benshi bakunda kuba bagwamo, waba warize waba utarize. Most of time igihe kinini usanga abantu ntacyo barimo barakora, nyine bicaye gusa, kandi mu by'ukuri bafite ubumenyi, bafite byinshi bagerageza, ariko nanone kutagira courage cyangwa se kutagira umurava wo kumva neza ko bafite kuba bagerageza, nabyo ubwabyo bikababera indi mbogamizi. Ikintu cya kane ugomba kumva ndetse ukanamenyera cyane, ntabwo buri muntu wese akeneye ubufasha bwawe, nta nubwo buri muntu wese ufite ibibazo wabikemura. Ntukajye ubona abababaye bose ngo wumve neza ko umuntu wese ubabaye wamufasha, kubera ko nubigenza gutyo uzasanga urimo uragenda ugwa mu makosa utagakwiye kubugwamo. Ikiremwa muntu uburyo duteye, mbega tubaho ubuzima dushaka, tugakora ibintu mu buryo tubishakamo. Rero iyo wihaye kuba washaka kutwinjira cyangwa se wumva neza ko ibibazo byose wabishyira ku mutwe byacu, icyo gihe birakuvuna cyane nyine, kubera ko ntabwo ari buri muntu wese ukeneye ubufasha bwawe, ntabwo ari buri muntu wese ushaka ko uri buze kuba wamukemurira ibibazo. Nyine hari abishyira mu bibazo, hari abikora ibintu. Niyo mpamvu rero nuzajya ujya gufasha ujye witonda, just be careful, umenye neza ko ntabwo ibibazo byose wabikemura. Ugomba kumva neza ko ntabwo ibibazo byose wabyitaho wenyine.
ikintu cya gatanu cy'ingenzi, iri somo ugomba kuryiga ndetse ukarimenya hakiri kare, kubera ko nutaryiga ingaruka zizaza kuri wowe. Ibintu urimo uragerageza cyangwa se present input determine your own future. Birumvikana ikintu cyose urimo urinjiza mu buzima bwawe, nimba urimo urasevinga, nimba urimo urakora business, ibyo birahita bihisura ejo hawe hazaza. Icyo ni ikintu ugomba kumva ndetse ugashyira mu mutwe wawe cyane. Imbaraga urimo urashyira mu bintu urimo urakora, nimba urimo uragerageza guhindura ibintu, nimba urimo uragerageza gutangiza ibintu, birumvikana cyane ko ejo hawe hazaza nanone hazashingira kuri ibyo ngibyo. Ariko nanone ntabwo benshi tubyitaho, twumva neza ko nyine ejo hazaza hazazana n'ibyaho, kandi koko hazazana n'ibyaho. Ikibabaje rero kirenze ibindi ni uko ibyo by'ejo hazaza akenshi cyane biza ari bibi. Buriya ejo hawe hazaza nimba utahateguye, ndakubwiza ukuri ko bizagorana cyane. Hari ikintu cy'ingenzi buriya ugomba kumva ndetse ugasobanukirwa, njyewe wowe uriya dufite ubuzima butandukanye. Rero abantu dukunda kuba twakibeshya tukumva neza ko njyewe nimba twaravukiye hamwe, nimba twarakuriye hamwe, rero ngo ibyo birahagije cyane, ukumva neza ko nyine bihagije, ariko mu by'ukuri ntabwo bihagije. Icyo nicyo kintu rero gituma benshi bakomeza kuba baguma hasi. Mu gihe wumva neza ko ufite ubushobozi bwo gukora ikintu, gikore nta wundi witayeho, kubera ko nanone nyine uwo witayeho we ntabwo akwitayeho. Ugomba kumva neza ko isi tumeze nk'aho turi mu ihangana. Icyo uri buze kuba wabona nicyo warwaniye, kandi uri buze kuba waza mu b'imbere cyane. Niwumva neza ko utari buze kuba waza mu b'imbere cyane, birumvikana nawe nyine urasigara mu b'inyuma. Niyo mpamvu ugomba kurwanira ibyawe, kandi ukumva neza ko imbaraga washyize mu bintu, izo mbaraga nizo zizadetamayininga ejo hawe hazaza. Ikintu cya gatandatu ugomba kuba wakumva ndetse ugashyira mu mutwe, nimba ufite ababyeyi b'abakene cyangwa se nimba waravukiye mu babyeyi b'abakene, cyangwa se ugasanga ababyeyi bawe hari ikintu bagukoreye, icyo kintu wakitegereza ukabona ntikigeze kigushimisha. Ikintu cy'ingenzi nakubwira ndetse ugomba kumva neza ko ugomba gukunda ababyeyi bawe, wamara gukunda ababyeyi bawe ukanabababarira. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Buriya hari amakosa aba ndetse ayo makosa wayasitikingaho cyane, ugasanga agiye kuba yakwangiriza hazaza. Kubera iki? Kubera ko nyine wabishyize imbere cyane, cyangwa se waravugiye mu muryango nyine utameze neza. Ugomba kubababarira ukabifata nk'aho bitigeze bibaho, ahubwo ugasigara uri ku rugamba rwo kugerageza kwiteza imbere. Icyo nicyo cy'ingenzi cyane kirenze ibindi ibyo ari byo byose ushobora kuba wakora. No kubababarira ntabwo bihagije, ahubwo uzatangire no kuba wabakunda biri unconditionally. Nanone kuba barakubyaye bakagukuza, ibyo biba bihagije cyane, kubera ko nta muntu n'umwe uri perfect. Ntabwo wavuga ati ukeneye ko baba perfect. Ujye umenya neza ko ibibazo ufite urimo urahangana nabyo nabo nibyo bahanganaga nabyo, cyangwa se binarenze ibyawe. Nawe abana bawe nabo niko bizagenda. Baravuga ati uko ufasha ababyeyi bawe nawe birangira abawe ariko bagufashe. Ikibabaje ndetse abantu benshi badakunda kuba bakitaho nuko nyine kutita ku babyeyi bawe cyangwa se kurakarira ababyeyi babo, batinda kuba bababarira, hanyuma iryo somo bakazarimenya mu gihe ababyeyi babo bagiye bakavuga ati nyamara iyo tukibimenya tukita kuri ibi bintu cyangwa se tukabarira ababyeyi bacu tukabana, ariko mu by'ukuri bakabimenya nyine imyaka n'iminsi yamaze kuba yakigendera. Iyo umaze kuba wabura ababyeyi bakwitagaho cyangwa se ababyeyi bawe, nibwo utangira gutekereza ati nyamaraga njyewe n'ababyeyi banjye twari turi selfish ku buryo burenze ubukenewe. Nyine mwarikunze cyane, akababaro n'umujinya n'agahinda birabajyana mwibagirwa iby'ingenzi cyane kuruta ibyo ngibyo. Hari ikintu abantu benshi batajya bitaho buriya, iyo umaze kuba washyingura umuntu cyangwa se iyo umaze kuba washyingura umubyeyi wawe ukabona umushyize mu gituro, biba birangiye, nta kindi nta handi muba muzongera kuba mwahurira. Rero agahinda kaza kuba kagufata no kumva neza ko hari ibyo utakoze kandi wagakwiye kuba warakoze. Ibyo bintu rero harimo kutababarira ababyeyi bawe cyangwa se kumva neza ko hari amakimbirane mufitanye. Ayo makimbirane ntimuyayitaho cyangwa se ngo ntimuyakemure nyine ngo arangire, mugahora iteka ryose nyine muri abantu muhora mushondashondana. Ntabwo ari byiza. Ujye umenya neza ko ibyo bizakugaruka. Isomo rya karindwi buriya abantu benshi biga batinze ni ukumva neza ko amagambo bavuga cyangwa se buri jambo ryose usohoye riba bifite agaciro. Buriya amagambo usohora ugiye kuvuga hanze, ayo magambo ntabwo aba ari ayawe. Ijambo riba iryawe mu gihe utararivuga, ariko mu gihe ryasohotse ryarenze umunwa wawe, icyo gihe iryo jambo ntabwo riba rikiri iryawe. Abantu benshi rero ntabwo bakunda kuba basobanukirwa bino bintu. Baravuga uko bashaka, bagakora ibyo badakwiye kuba bagabaye bakora. Amagambo ujye witondera amagambo, kubera ko amagambo yakubaka cyangwa se akagusenya rwose akagushyira hasi. Ujye
ujye witondera ijambo ryose ugiye kuba wabwira umuntu, kubera ko ushobora gutuma umuntu amera neza mu magambo yawe cyangwa se nanone ukamwangiza nanone mu magambo yawe. Niyo mpamvu rero ujye utuma abantu bamera neza, tugatume abantu niba kubona bumva neza ko bagiye kuba bamererwa nabi. Oya, ujye utuma abantu bakwisanzura cyangwa se bumva neza ko bishimiye kuba baziranye nawe. Buriya abantu bakabaye bavuga cyane ni abana batoya, kubera ko nyine iyo ukiri mutoya uba ugomba kuba wavuga kugira ngo ubone validation. Ariko nanone iyo umaze kuba wakura mbega ukagira aho wikura ukagira n'ahandi wijyana, ibyo ngibyo biba birangiye. Icy'ingenzi uba ugomba gutangira ni ugutangira kumenya neza ko ugomba guceceka amagambo yawe, ukavuga iby'ingenzi nyine, ibitari ingenzi ukabireka, kubera ko ntabwo buri jambo ryose riba rikwiye kuba ryavugwa. Ujye wibuka neza ko buriya agaciro kawe n'ibyo uvuga ibyo byombi ntabwo bijya bisigana. Ikintu cya munani cy'ingenzi ugomba kuba wamenya ndetse ugashyira mu mutwe ni ukumva neza ko rimwe na rimwe ibintu bibi biba ku bantu beza. Tukumve neza ko uri umuntu mwiza ngo wumve neza ko nyine ikibazo gikemutse nta kintu kibi kizigera kikubaho. Rimwe na rimwe cyangwa se birashoboka cyane ko ibintu bibi nanone bishobora kuba byaba ku bantu beza. Ikiba gisigaye ni kimwe, ni ukumenya uburyo ubyitwaramo cyangwa se uburyo uri buze kuba wabigenza. Nanone nibitagenda gutyo uzamenya neza ko nyine uzajya uhora iteka ryose witeze ko abantu bakugirira neza, kandi mu by'ukuri ntabwo buri muntu wese yakugirira neza, nta n'umuntu ukurimo ideni ryo kukugirira neza. Ugomba kwitwara neza ukamenya neza ko ikigushyikiye kiba cyagushyikiye, kiba gisigaye ni ugushaka uburyo uri buze kuba wagicanamo umucyo cyangwa se wagikemura, kuruta uko nanone waheranwa nabyo cyangwa se wumva neza ko ugomba kuba wasakuza ukavuza induru, kuruta uko uri buze kuba wabishakira ibisubizo. Ikintu cya 9 abantu benshi bakunda kuba bakiga ariko nanone bakakiga bamaze kuba batinda, ni ukumenya neza ko imyitwarire y'uwo mugiye kuba mwashakana cyangwa se y'uwo mugiye kuba mwashingana urugo, iyo myitwarire niyo izaha isura ya nyayo cyangwa se izaha uburere bukwiye abana bawe. Ntabwo ari uburyo uwo mugiye gushingana urugo aragaragara, ntabwo ari uburyo uwo mugiye kuba mwabana afite amafaranga. Oya, uburyo uwo mukundana cyangwa se uwo muri mu mubano yiyitaho cyangwa se uburyo mbega nyine afitemo umuco na discipline, ibyo ngibyo nibyo bizaha uburere nyabwo abana bawe. Icyo ni ikintu ugomba kumva ndetse ugatega amatwi ndetse ukacyumva ukagishyira mu mutwe wawe. Waba umusore cyangwa se umukobwa, inama imwe nakugira, nimba ugiye gushaka uwo muzabana, shaka umuntu ukunda ubu ngubu, ariko nanone wumve neza ko n'ahazaza naho uzamukunda. Uvuga ati okay, uno muntu ndamukunda, ariko nanone n'ahazaza birashoboka cyane ko ntamukunda. It's okay, you can go ubonye uwo muntu. Ariko nimba ubona umuntu urimo uramukunda none, ariko ukabona ko ejo hazaza kumukunda bigoye mbega, ndetse ukabona neza ko binashoboka cyane kutazigera umukunda, byaruta cyane kamwihorera. Abantu benshi rero ntabwo twumva, nta nubwo dusobanukirwa bino bintu. Umuntu uzamarana nawe ubuzima bwawe bwose biri mu biganza byawe ndetse biri mu bushobozi bwawe. Ni amahitamo yawe, amahitamo yawe nuyafata neza it's okay, icyo gihe ayo mahitamo azakubyarira umusaruro. None nudafata ayo mahitamo neza, birumvikana ko nawe uzitegura kwakira ingaruka zose, buri kimwe cyose uzacyakira kandi umenye neza ko kiri ku mutwe wawe. Ikintu cya 10 ugomba kumva ndetse ugashyira mu mutwe wawe ndetse ukanasobanukirwa kuruta undi uwo ari we wese, ni uko kugira amafaranga menshi cyane bitazigera bituma ubaho ubuzima bwiza cyangwa se ngo buri kimwe cyose kikugendekere nk'uko ubishaka. Ndabizi neza uza abantu benshi bafite amafaranga, ariko nanone wareba imibereho yabo ukabona imibereho yabo ntabwo wayibaho, nubwo bakubwira ati jya kubaho mw'ubwo buzima, mbega nyine utabuhitamo. Kubera iki? Ubuzima bwabo nyine nta gisobanuro bufite. Mbega nyine uretse kuba bafite amafaranga, nta kindi kigari, nta kindi cya hatari kintu bakurataho. Nta mafaranga wenda gusa bakurusha, ariko nanone ibyishimo, mbega nyine ibindi by'ingenzi ntabyo bafite. Hari n'abafite amafaranga menshi, ariko nanone kugira ngo babeho ugasanga nabyo birimo birabagora pe. Nuzajya ubona ubutaka bwose bwiza, ntabwo bisobanuye neza ko ubwo butaka bisobanuye ko bugomba kuba bwabebwaho cyangwa se bwaturwaho n'abantu. Oya, ntabwo buri butaka bwose ubonye aba ari ahantu heza kuba haturwa. Ujye wibuka icyo kintu kandi gishyire mu mutwe. Ikintu cya 12 ugomba kumva ndetse ugasobanukirwa mu buzima bwawe, nuko buriya abantu bagutekerezaho kuruta cyane uko ubitekereza cyangwa se kuruta uko ubatekerezaho. Ni ibintu ugomba kumva ndetse ugashyira mu mutwe wawe. Abantu bagutekerezaho kenshi cyane kuruta uko unabizi. Erega ikiremwa muntu uburyo tumeze, tubaho mu bitekerezo cyangwa se mu mitwe y'abandi bantu, cyangwa se dutekereza iby'abandi bantu kuruta uko tubaho mu buzima busanzwe. Ibyo ni ibintu ugomba kumva. Akenshi cyane rero iyo uri umuntu uzi guhisha ubuzima bwawe cyangwa se ukereka abantu bikeya cyane ku byo bakuziho,
birangira ba bantu batangiye kuba barema inkuru mu mitwe yabo mumva neza ko bashaka kwibwira. Ni handi usanga umuntu yakubeshyeye ugasanga umuntu yahimbye ikinyoma, wareba icyo kinyoma yahimbye ukavuga ati uno muntu koko ino nkuru yayikuye hehe, ntabwo arimo arambeshyera. Ikintu cya 13 ugomba kuba wakumva, nimba ufite ibibazo byawe biri ku mutwe wawe, ntuzigere wumva neza ko ibibazo byawe uzabishyira ku bandi. Nimba wumva neza ko ibibazo byawe utabasha kuba wabikemura cyangwa se ngo ubishyire ku murongo nyine birangire, icyo gihe birakureba, uzarwana nabyo. Ibibazo byawe byose biri ku mutwe wawe, niwe ugomba guhangana nabyo. Nta wundi wundi uzigira wita, nta n'undi wundi uzigira uhangana n'ibibazo byawe uretse wowe ku giti cyawe n'abawe. Nimba ibibazo byawe wumva neza ko utagomba kuba wishakira igisubizo, birumvikana nyine bizakomeza gutyo. Biragusaba ko ibibazo byawe ugomba kumva neza ko ari ibyawe, ukarwana no kubishakira ibisubizo. Numara ko wabishakira ibisubizo ndetse n'ibisubizo ukabibona, icyo gihe nyine uzaba urimo uragenda utera intambwe uva hamwe ugira ahandi werekeza. Ariko nanone niwumva neza ko ibibazo byawe utagomba kuba wabishakira ibisubizo, biragoye cyane ko ibyo bibazo bizigira bibonerwa ibisubizo. Ikizaba ni kimwe, uzatangira kwiga kubana n'ibibazo, kandi nubana n'ibibazo nyine uzaba ubanye nabyo, ibibazo bizaguhekenya. Ikintu cya 14 ugomba kwiga ndetse ukanamenya mu myaka yawe mitoya, ni uko ugomba kumva neza ko mu gihe ibintu bikomeye ntabwo aba ari igihe cya nyacyo cyo kuva ku bintu. Mbega nyine ukabona ibintu bikomeje kuba byagorana, ukumva neza ko nimba ibintu bikomeje kugorana aricyo gihe cya nyacyo nyine cyo guhunga ibyo bibazo. Oya, ujye umenya neza ko nimba ibintu bikomeye aba ari igihe cya nyacyo cyo kugira ngo uhangane nabyo, ntabwo ari igihe cya nyacyo cyo kugira ngo ubihunge. Nubihunga ntabwo uzaba ubikemuye, n'ubundi bizakurindira mpaka biguteje ikibazo nyine. Ariko nanone numva neza ko ibyo bintu ugomba kubikemura, ibyo bintu bizakemuka. Buri kimwe cyose iyo ugishatse kiraba. Ujye wibuka neza ko ikintu bita guhozaho nicyo kintu cy'ingenzi cyane kizaguha ibisubizo, mu gihe kudahozaho cyangwa se kumva neza ko ibintu bitakureba byo bizazana ibibazo. Ikintu cya 15 nicyo kintu cy'ingenzi cyane nakigiye kuba twasorezaho. Uko umenya ibyo ukeneye cyangwa se uko umenya aho ugomba kubarizwa mu buzima, ni nako uzagera aho hantu ugomba kuba wabarizwa vuba cyane byihuse. Niwumva neza ko ushaka gutera imbere, ukabyumva nyine ko ugomba gutera imbere, ugashaka naho ugomba kuba wabinyuza kugira ngo utere imbere, vuba cyane uri buze ko watera imbere. Ariko nanone niwumva neza ko utagomba gutera imbere, biragoye cyane kuzigira utera imbere. Ni ikintu cy'ingenzi ugomba kumva ndetse ugashyira mu mutwe wawe. Mwakoze cyane rero kubana nanjye, ikiganiro bakita Isi n'Abantu, naho njye gutegura ndetse nkanakugezaho nk'ibisanzwe. Ni Oliver Regra. Ni muri mushyashya, umenye neza ko kaza subscribe ku muyoboro wacu wa YouTube. Nimuka subscribe mbikubwiye, urakaza neza mu muryango mugari w'Isi n'Abantu, umuryango utazigira wicuza kuba warajoininze cyangwa se kuba warabanye natwe. Ciao ciao, mugira Imana, mutibagiye kugira amafaranga mu mifuka yanyu.